Hello friends, nkoze iyi video nabiteguye kugira ngo mbagezeho ano makuru meza. Ni amahirwe inzozi ruturu zizanye zo kubona amafaranga ya welcome bonus. Inzozi ruturu ziri gutanga amafaranga 500 ya welcome bonus. Mubona ino video irantunguye, nahindi kwikinira ariko mbimenye none ahangaha nanjye amafaranga nayakoreye cyangwa se nakoze market bino batubama ya welcome bonus. Ngira ngo nawe rero amafaranga nagucike kuko ni ingenzi. Ntabwo buri kintu ukoresha n'amafaranga 500 bari gutanga. No gukora account ugahita uyabona. Ndagira mufatirana no mahirwe rero atararangira kuko abantu benshi nyine ntibarabimenya. Ubwo urumva nibamara kubimenya ari benshi bakoze ama account ino promotion irahita ihagarara. Ngiye kubibereka rero uburyo turi gukoramo account ugahita uhabwa 500 uhita unayabikuza ku kanya. No gukoramo account gusa inzozi roto no mujya muvuga ngo ibi ngo tubangu ntabwo biba ibyinshi ngiye biba byizembagezaho no inzozi roto zo muranazizi. Birwa byamamaza kuri radio inzozi roto murazizi. Reka ibyo rero tureke kubitindaho muri uburyo tugiye kuyakorera. Amafaranga 500 ntago ari makeya. Utangira rero uraza hano muri browser yawe, hari ahantu mujya mubwira ngo nkoresha machine. No, iyi si machine, iyi ni telefone mba natambitse. Rero nawe ni ufite telefone uraza nyine muri Chrome, Google Chrome, wandikemo inzozi roto. Inzozi roto gutya nkuko hano umuntu abyanditseho. Ayo mafaranga rwose ni 500 ntabwo wabura icyo yakoresha azi ubuntu gutya. Ntabwo wabura icyo yakoresha. None birahita biza bimeze gutya, urazamura gatoya uzurebe hano handitse inzozi roto muri iri bara. Ngiye rero nsanzwe mfitemo account. Ariko ngiye gukoresha indi sim card ya Tigo. Ariko kuri Tigo kohereza amafaranga muri hano masa ntabwo biri gukunda. Ubwo abafite MTN abari mukoresha niyo nziza. Uraza kandi ho rero winjiremo gutya. None bahise bazana bino bintu. Noneho wowe urahita uza kandi hano handitse kwiyandikisha. Uraza kandi kwiyandikisha. Hano barakubaza izina bwite. Kwa kunye nsanzwe mfite account rero ngiye gukoresha izina ry'undi muntu. Reka nkoresha izina ry'undi muntu. Kanandikemo wenda cyangwa se reka nshyiremo izina ryanjye ndebe ko bikunda. Shami Jacques. Hano kuri jambo banga ushyiramo imibare wenda reka nshyiremo imibare ushaka. Yes, kongera hano ukayishyiramo. Yes, ukazamura ugashyiramo email yawe. Email yawe imaze kujyamo uraza hano ugashyiraho itariki y'amavuko. Itariki yawe y'amavuko rero bituza hano ugahitamo umwaka nyine wavukiyemo. Umwaka nguyu. Umwaka ushyiraho n'ukwezi wavukiyemo. Byo birahagije. Ushyiraho wenda n'itariki. Bishyizeho n'itariki. None hano ugiye gushyiraho nimero ya telefone. Nimero ya telefone yawe itangizwa na 0. Reka rero bohereze OTP code. No sorry, hano gato nahindi kwibeshya. Urabanza kandi hano handitse OTP, ohereza OTP code. Bayikohereze. Your OTP has been sent to your mobile number. Urabona dore ngi barayoheje. Icyo ukora urayikopiya. Ubwo hano tugiye gukanda okay. Barayohereje hano uraza uyipestingemo. Uhita ukanda no kwiyandikisha. Bikumwe saving password nta kibazo ndayisevinze. Muraho kuri inzozi roto kwiyandikisha kwanyu kwemewe. Kuri murabona nimero bazishyizeho, umubare w'ibanga nawo barawohereje. Turangije gukora account. Ubu tugiye kwinjiramo dukoresheje za nimero zacu ndetse na ya pin twakoresheje dukora account. Noneho ibisigaye gute turabikora muri application ushobora kuyisanga hano kuri website dore ngiyo, cyangwa se ukayisanga muri pin. Noneho muri pin di comment nabashyireho. Ibindi tugiye kubikora video ngiye kuyihagarika kugira ngo ubibone neza. None ikintu cya mbere urakanda kuri link ndaguha muri comment, irapininze muri comment irimo. Uze urayikandaho downloading ino application yitwa inzozi roto. Utegereze winjiremo. Right, twinjiyemo. Uzu kandi hano hari utudomo dutatu hano hejuru. Kandeho
please ino video ntikoze neza nyine kubera ko nyikoze nanjye birantunguye ndi kugira ngo mbibereke mu bikora hakiri kare batarakuraho ino bonus. uza hano kuri login urashyiraho nimero zawe zeri itariho kuko isanzwe iriho nyine, noneho hano uzishyiraho ya pin yawe wakoze, urangiza ukore login, utegereze, urategereza nyine winjiremo neza muri account yawe. Murabona muri login twinjiyemo, murabona kuri balance yanjye mfiteho 500. Aya 500 rero ngiye kubereka uko tuyabikuza. No kuri dashboard yanjye murabona handitseho Karaga. Iyi Karaga we ntabwo uri kuyibona, urascrolling ujyana ibumoso, yaba ari imikino myinshi nyine ino Karaga urahita uyibonaho. Numara Karaga kuza urakanda kuri Karaga nyine cyangwa se play now, ukandeho. No murabona batuzana ikintu cy'Ikaraga. Iki kintu rero kiriho imibare myinshi, murabona hano hasi hariho range kuva kuri 1 kujya kuri 12, kuva kuri 13 kujya kuri 24, kuva kuri 25 kugera kuri 36. Noneho zino range tugiye kuzikandaho, buri range urawemerewe kuryaho 260 nigwamo. Nkanze kuri range ya mbere, nkanze ku ya kabiri, nkanze no ku ya gatatu. Urahita ukanda spin rero. Dukanze spin. Ubu hano amafaranga turi buryeho nibigwa muri range uko bisa ko siraga muri range nuko twakanze. Tegereze. None bigoye kuri 16, ubwo ndiye 270. Noneho ubwo kuri yandi ayanga twemere ko yabikuza gutya ameze. Kuri yandi tutabona kuri 500 twakuyeho 300, ubwo hasigaye 200. 200 nayo tugiye gucuzinga range. Hano turahitamo, ubwo turafata range ebyiri muri 3. Reka mfate iyi n'iyi ngiyi, fate niyo kuri 25 kujya kuri 36. Ubwo kiriya cyo ni cy'Ikaraga kikagwa imwe muri no range, n'ubundi ndarya ndi 270. Baturebe ubu gutya biguye muri 0. Murabona ko mpombye, ariko sinavuga ko mpombye kuko ntayo nashoye nyine, ariko ubwo nsigaranye ari 270. Byaye gushobokaga ko nayi gutsinda andi 270 yose akabaye 540, ariko gutya nabwo si impombye kuko ari 270 ngiye kuyabikuza. Ariko abenshi ndi gukorera nugerageza amahirwe yawe 500 uraba ufite amahirwe yo kuyabona nkuko muri kubibona hano ku ruhande. Mubigerageze, ibi bintu birakora cyane rwose, birakora mu byizere. Nongewe nkoresheje simukadi ya Tigo, ngiye kubera ku buryo wabikuza Tigo muri no minsi, cyane cyane nk'uno munsi nawe bigerageze kubikuza amafaranga cyangwa kuyoherereza umuntu, ntago bikunda. Service za Tigo ntiziri gukunda, nuko nyine ari ikintu kije kiri emergency bikoze nyine nanjye ntabyiteguye. Najya ngo mbibereke ano mafaranga, ino promotion muyikorere. Murabona kuri banki mfite 270. Ino promotion ni gucika ntuzavuge ko ntakubwiye. Urakanda hano kuri wallet rero, uza hano kuri withdraw, ubona nimero zawe ziriho. Noneho uraza withdraw amount, murabona ni 270. Uraza ushyiro uyandikemo hano hasi kuri Rwandan francs. None ubwo wowe araba ari MTN yawe iriho nyine, urahita uyabona ako kanya message, urahita uyibona 270 ukande withdraw money. Murabona muri 500 twatangiranye baduha y'ubuntu, dushoboye kubikuza 270, ariko biraterwa n'amahirwe yawe. Amake wabikuza 270 andi ushobora no kubikuza 540. Mugerageze rero ano mahirwe ataragucika. Ayasa amafaranga waburi cyo ukoresha application niyi, wayidownloadinga kuri website cyangwa se ukanyura muri pin, muri comment ukanda kuri pin naberetse, pin di comment irimo nyine akaba ari ukandaho. Abatarakora subscribe mukore subscribe kugira mubashe kubona izindi update ziri imbere. Murakoze cyane. Murabona gutya ndayabikuje, ariko muri hangana rwose nta message ndi bubone ya Tigo kuko nyine ndabizi nanjye ntari bugereho. Bivuze ngo ayangana n'undi araguma muri no account kugeza igihe message za Airtel Money zongera gukundira. Ariko wowe ukoresha MTN, niyo mpamvu natangiye mbabwira ntimukoreshe MTN. Ubwo application mbisubire mu downloadinga kuri website. Murakoze cyane.